Umunsi umwe Petero Nzukira yari yiriwe atemera ibishyimbo mu ishyamba. Miri wabi wanjye. Mwiriwe mugabo mwiza. Yawe. Ese kuko ubigeze utarahise wamunebwe we. Mbese Petero mugenzi wanjye kutahanye nabi. Sye. Wemene umutwe. Ahubwo umva ko abagore turi abanebwe. Urareka ejo tuzagurana imirimo. Nzirirwe ntema nawe usigare mu mirimo y'imuhira tuzarebe uzarusha undi kuvunika n'uzarangiza irimo ye neza. Yewe ndabishimye. Abona ukazumva ko umugabo avunika. Nonaha yazagutera kunywa no kumva ko ari njye ugutunze. Bambe we irirongora chay kambe mbuga cyaka cyakizwa n'ikira reka njye gusogongera. Baba we amata yanjye we yahize. Cyorere dore nkomaze gukama kandi sindahora inyana. Ubwo nasiganye n'umwana w'igitambavuga nkaba kandi ngiye kuvoma. Iki gisabo ni nkisiga ahangaha hari buze kugihirika. Ndamuzi n'inkubaganya naba kandi nongeye gutwirwa ubusa. Ibi ntabyo, nta mata nta mavuta nteze uyu munsi. Reka gusa njye kuhira inyana nayikenesheje rwose ntikigiye kurisha. Inzu yanjye yamezeho ubwatsi buryoshye kandi bwinshi, ndetse nayijugunyeho n'ibishazashaza byinshi. Reka njye kuyuriza ntacyo bitwaye. Uruhiza rwayo rurakomeye kandi hasi hubakishije amabuye manini. Bake kandi ngomba kugemura umugore wanjye. Reka njye guteka. Nishaka kumanuka ndabimenya.
ye baba we. ibiryo ko byatinzera aho ni amahoro. Reka nahe njye kureba n'ubundi byo gutema byanondagerega. ari ngeri nawe ninde warushije indi kuvunika nonde. Ewe sinjya kugutabira amacumi, wakoze kandi wavunitse. Umuntu watetse ugacunda ukarera umwana ukica ingurube ukarwana na sine mugakotana bene aka kageni n'ibindi ntazi. Ngaho rero noneho kubitiraho no kungaburira.